Yes, kambahe ikaze. Iyi ni Newsline Rwanda. Nyita Emmanuel cyangwa se unyite Didrik wa Bush. Ubu rero dukomeze kwihanganisha abanyarwanda kabisa muri rusange, aho turimo twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Yasize imfubyi, abapfakazi ndetse imiryango myinshi yarazimye, ariko nta bapfira gushira. Rero turebere hamwe kabisa indege ya Habyarimana igihe yagwiriye. Rero mu masaha y'isa 8 z'amanywa, hari ku itariki ya 6 Mata cyari 1994, abajepe barindaga Perezida Habyarimana babujije isoko rya Murindi kurema, kandi nta kindi kintu kidasanzwe cyari cyabaye kuri uwo munsi, kuri ayo masaha ya saa 8. Rero ni mu gihe kandi ubwo indege yari itwaye Perezida Habyarimana ndetse n'abandi yendaga kugera ku kibuga cy'indege i Kanombe. Rero amatara yo kuri iki kibuga yarazimijwe muri ayo masaha ya nimugoroba. Ibi byose rero byakozwe kugira ngo umugambi wari wateguwe na Bagosora ndetse na Agatha Kanziga, wari umugore wa Perezida Habyarimana muri icyo gihe, muri 1994. Rero uze gucamo abantu bataramenya byinshi kuri ibyo bintu. Uyu munsi rero abenshi bawukoresha bashaka gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, bagaragaza ko Habyarimana nabo bapfanye bari muri victime yo muri 1994 jenoside rero against Tutsi, aho bamwe banategura umunsi wo kwibuka. Abenshi rero kandi bawukoresha bavuga ko ari cyo cyateye jenoside yakorewe abatutsi. Nyamara indege burya yaguye i Kigali, uruhinja rwo muri Nyamasheke rucibwa umutwe kabisa, ndetse abana b'ikibuye baricwa n'abandi ndetse bazize jenoside, ntibari kugira aho bahurira n'iyi ndege yaje kuba igwa. Ni mu gihe rero benshi mu bapfobya jenoside bagiye bagaragaza ko indege ya Habyarimana ariyo yateye ndetse yazanye ibyo bibazo byose byo gukora jenoside, ariko ni inzitwazo zagiye zigaragazwa n'abakoze jenoside ndetse n'abari babifitemo umugambi mu gutegura jenoside yakorewe abatutsi muri ya mwaka 1994. Ariko burya ntago ariyo yabiteye, kuko jenoside burya yari yarateguwe igihe kirekire, imyaka myinshi cyane kabisa. Yatangiye kugeragezwa aho muri 1959 abatutsi bari batuye mu duce tugiye dutandukanye bagiye bameneshwa, abandi ndetse bagahohoterwa, bagakorerwa ibikorwa bibi cyane ndetse bya kinyamaswa. Twavuga nko gufata ku ngufu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, kwica ndetse kumeneshwa, bagakurwa mu ibyabo rero bikajyanwa gutyo bitagira n'inkurikizi. Si ibyo gusa kandi rero Perezida Habyarimana rero igihe yari yagiye muri iyi nama yo gusinya ko yagiye kubonana n'abayobozi ba FPR Inkotanyi, aho bahuriye barimo basinya amasezerano y'amahoro. Uyu Perezida Habyarimana rero ni umwe mu babafashije neza kabisa, ibiganiro bigenda neza, baraganira, dore ko yaravuyeyo amaze gusinya amasezerano y'amahoro kabisa. Iyi ndege kandi yari irimo Perezida w'u Burundi, rero nawe yagendeyemo muri iyo ndege, ndetse n'abandi bari kumwe bari bakomeye cyane. Indege rero yaje iraswa itaragera ku kibuga cy'indege, nk'uko mwabyumvishe ruguru. Amatara yo ku kibuga cy'indege hari i Kanombe kabisa yari yazimijwe, bituma indege nayo rero urumva yari yayobye, ntago yari kureba aho irimo igana. Ubwo bari bateguye rero abajepe babaga hariya ku kibuga i Kanombe, bo bari bateguye ibyabo.
abandi rero nabo bari mu nzira bava gusinya amasezerano y'amahoro, nibwo indege yaje kuba ishwanyagurikira mu kirere kabisa bayirashe misile. Nibwo rero kuri uwo mugoroba muri ayo masaha nibwo hatangiye kumvikana umuborogo ndetse n'amarira menshi ndetse n'induru, aho abantu bamwe batangiye kwicwa muri ayo masaha kabisa. Dore ko urumva ko amasoko menshi yagiye afungwa muri ayo masaha ya saa munane. Nibwo bari bateguye, bo bari bazi icyo bagiye gukora, abakuru b'ingabo ndetse n'abari bari muri politike muri icyo gihe. Rero byinshi byagiye bivugwa ko Habyarimana yari yarateguye kuri ibyo bintu, ariko uyu mugabo burya ahubwo siwe mbarutso. Bigaragara ko Habyarimana burya nawe bari baramukoreye kudeta kugira ngo bazamuhirike maze babone uko bakora icyo gikorwa cya bunyamaswa. Nibwo rero ku itariki ya 7 bucya rero bwari bwakeye, burya ibikoresho bimwe byari byateguwe byo gukoresha ayo marorerwa. Ku itariki rero ya 7 muri icyo gitondo nibwo byinshi byatangajwe, amaradiyo ndetse n'ibiki batangiye gutanga ibikoresho rero mu baturage. Bamwe bari barateguye ibyo bintu ndetse na mbere bari barigishije interahamwe uburyo bw'uko bazajya bifashisha rero bica abantu, ndetse amaradiyo yo yari yararangiye kera kwitegura, nayo arimo atangaza nta kindi kintu kiri gucaho, ari intsinzi yabo kabisa, kugira ngo bumvikanishe nabo icyo gikorwa bari bagiyemo cy'ubunyamaswa. Njye nari Emmanuel, iyi yite Newsline Rwanda. Ibindi rero ukomeze gukanda subscribe kugira ngo mubane natwe mu biganiro byiza cyane, kandi mukomeze kugira ihumure. Mpore Rwanda, mukomeze mubeho. Igihugu ubu ngubu kirashingamye, kimeze neza. Twifuriza abagizweho n'ingaruka na jenoside gukomera cyane muri ibi bihe.